gukira n'ubushake bw'Imana. Imana ntabwo yaremye umuntu ngo akene. Icyo ngicyo cyo navuga ngo ubukene ntabwo ari umwuka uva ku Mana. Ubukene ni umwuka w'umwijima, umwuka wa Satani. Amafaranga ni meza, ariko amafaranga aherekezwa n'umwuka bita spiritual mammon, umwuka wa mammon. Ni umwuka mubi cyane. Ni umwuka kwereka ko ibyo ufite byose ukatangira kuramya amafaranga, ukumva ko ubushobozi bwa ari amafaranga, ukumva ko ikintu cyose wagikora biciye mu mafaranga, ukumva ko ikintu cyose gishoboka udafite amafaranga utabaho. Icyo gihe ni uvuga ngo abo umwuka wa mammon ubiri inyuma. Buriya Satani ni umwanda, ni icyaha. Iyo umuntu afashwe n'abadayimoni uzanaruhukira ni mu mwanda. Bazana mu basazi bose uzabona bari mu yarara mu myanda batoragura amashashi. Niyo hari umuntu ureba gutya ugahita umubona yuko ari poside n'abadayimoni, ugahita ubona hari ubwiza bw'Imana adafite. Yaba ari muri education, entertainment, business, religion, economy, kiriya misozi yose tubarizwaho mu buzima bwa buri munsi. Hariya hose ni imisozi y'Imana. Tugomba gukorera Imana hariya hose. Nimba afite boutique muri quartier, ndimo ndakorera Imana kuko twoherejwe n'ubwami bw'Ijuru mwese. Nukuvuga nimba mpagarariye ubwami bw'Ijuru, nda ambassadeur w'Ijuru. Boutique ndimo ndicayemo, nda ambassadeur w'Ijuru. Ngomba kuhakora nk'ukorera Imana. Abangana abakira nk'ukorera Imana. Imana ni prestige, Imana ni igiciro. Rero anabakozi b'Imana bakorera Imana, hari ikintu kuna abantu bafite mentality yo kumva ngo umuntu ukorera Imana agomba kubaho nabi, ari umukene, agomba kuba ari umukene. Iyo nguwo ni umwuka wa Satani. Si icyaha ku mukozi w'Imana agendera mu modoka ihenze, si icyaha ku mukozi w'Imana yatunga indege. Iyo myumvire ntabwo ariyo, kuko n'Imana ntabwo ari inkene, n'abagihamagaraga yarabatungishaga ikabasezeranya umugisha kandi ikawubaha. Iyo umuntu ashaka kugira ngo wenda ngo ibintu bye bibe balance, umwuka n'umubiri bikore, ni ukuvuga ngo ugomba kuba uri mu kimana ushaka. Nimba ari business ubamo, ukaba ari business y'Imana, ugakora business nk'umuntu uzajya mu ijuru. Hari abantu baza bakisha mu idini, wamure ugasanga asa n'uwanywera umugi yarasinze. Ugasanga kote y'umwuka niyo yashyize imbere, aba mu mwuka. Ni byiza, si bibi, ariko hari igihe bihinduka ikiyobyabwenge. Kote y'umwuka na kote y'umubiri bigomba kubalansinga. Kimwe iyo kishije ikindi imbaraga kiba gihindutse umwanzi wacu. Mu gihe Imana itari yaba ubutunzi bwawe bw'ibanze bwa mbere, biroroshye cyane ko isi izagutwara ugakora business, ariko amaherezo yawe ari ukurangiriza gehinomu. Turabasuhuje inshuti bene data mwese, abakunzi ba AYALONI TV. Amahoro y'Imana bane na buri wese. Umwanya rero dushimiye Imana kuko yongeye kutuganira kuri kamera kugira ngo dukomeze kuganira, dukomeze gufashanya ku birebana n'inzira ijya mu ijuru, hanyuma ubugingo bwacu bwubakike. Ariko kandi Pawulo yandikiye Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere ibice 5 umurongo wa 23 cyangwa se wenda uhere ku murongo wa 24, yaravuze ngo mwebwe ubwanyu n'umwuka n'umubiri n'ubugingo byose birarindwa bitazaho umugayo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Aravuga ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Ni byiza ko dutunga ubugingo, ariko n'umubiri nawe ukagira gute ukabaho, kuko roho nzima mu mubiri muzima. Ubugingo bumeze neza, umubiri utameze neza ntabwo bigenda. Kandi umubiri nawe umeze neza, ubugingo butameze neza nabyo wapi. Gusa igikomeye muri ibyo nuko tuzi neza yuko ubugingo bushobora kubeshaho umubiri, ariko umubiri ntiwabeshaho ubugingo. Ariko byose nibagirane bigomba kugenda biri kumwe. Mwebwe ubwanyu n'umwuka n'umubiri byose birarindwa bitazabaho umugayo. Ibahamagara niyo kwizera. Umwanya rero ngira ngo murabizi dusanzwe tubaganira ijambo ry'Imana, tukabatumiriza abashyitsi batandukanye, tugakorana ibiganiro. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi twababwira ngo tubafite nanone kandi umushyitsi mwiza twabatumiriye kugira ngo tuganire ku kiganiro cyiza kiryoshye kirebana na roho ndetse n'umubiri. Kandi nk'uko tubibonye bigomba kuba byose byubakitse kugira ngo tubashe gutambuka muri iyi si kandi tuzagere no mu ijuru. Reka twe gukomeza kubatera amatsiko, ahubwo
kamutwereke kugira ngo tumwakire hanyuma dukore ikiganiro cyacu. Murakaza neza mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Bahumugisha cyane. Ni karibu kuri AYALONI TV. Nibwira ko abantu ntabwo bakuzi ahubwo wabibwira hanyuma tugakomeza. Murakoze cyane. Nitwa Pastor Akanakira Dive, abandi umushumba muri zone tempo. Yes. Tukatubishimira Imana duhamagaye turitaba. Akaba ariho dukorera Imana mu buzima bwa buri munsi. Imana guhumugisha cyane. Bakeye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Urasa neza pe. Asante. Hanyuma twari twagutumiye kugira ngo dukorane ikiganiro kugira ngo mwamwumvishe. Ni umushumba muri zone tempo. Twishimiye kuba mwumviye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Bose Imana ibahumisha cyane. Twagutumiye kugira ngo uganirize abantu bo kuri AYALONI TV cyane ku kiganiro twateguye kirebana na roho nzima mu mubiri muzima. Byose bikagenda bimeze neza. Ni ikiganiro bateguye mu topic ibaza ngo ni gute umukristo ashobora kubaho akijijwe kandi afite n'imirimo akora, ariko mu gushaka imirimo cyangwa akora bikaba bitamubuza kubura Imana umwanya. Iki ni icyambere. Icya kabiri, ese birashoboka ko umukristo ashobora kubaho akijijwe kandi ari n'umukire? Kuko impamvu hari abantu benshi nagiye numva kenshi bavuga ko bari abakristo badakwiye kuba bakire. Ugasanga bakubona ukize ati buriya n'umupagani. Akaba ari n'abakire kandi nabo usanga babona umuntu w'umukene yibere mu bigeragezo byinshi ari umukristo akaba ati buriya n'ibyaha bye ni ibindi bintu. Ese bishoboka ko umuntu ashobora kubaho akijijwe kandi akagira n'umugisha wifatika akaba umukire? Ikindi, ese mu gihe afite ako kazi birashoboka ko yagakora kandi akaburira n'Imana umwanya? Kuko hari abagiye babura Imana umwanya ugasanga rwose bibereye mu by'isi bari gushaka ubuzima, baratunga umubiri ariko ubugingo bukagira ikibazo. Iki kiganiro rero cyacu ni ukugira ngo turebe uburyo umuntu ashobora kubaho ashaka ubuzima, umubiri umeze neza kandi n'ubugingo nabwo bukamera neza. Muradufasha mu gusobanura. Imana ibahumishe. Murakoze cyane Jarike. Imana iguhe umugisha. Wenda aricyo ntavuze, ndi umukozi n'ubundi nkora muri Banque de Kigali. Ariko ndi n'umushumba. Urumva rero ikibazo mbaje ni cyiza cyane. Kindi nanone ntabwo umuntu aba akora ikintu kimwe gusa ugerageza gushakisha ubuzima muri sifiya z'ubuzima zitandukanye, ariko ntibikubuze gukorera Imana. Ubundi ikiriho wenda ndaza gusa nurasa ku ntego bitewe n'ikibazo mbajije. Ubuzima tubamo bwa buri munsi ni ubuzima bw'umubiri cyane, ariko nanone n'umwuka ugomba kuba muzima nk'uko wari bivuze. Roho nzima igomba gutura mu mubiri muzima. Kuko ntiwaba urwaye cyangwa se uri mu bitaro cyangwa se ufite ikibazo cy'umubiri kitandukanye, ni ukuvuga ngo n'umwuka ntufunkisiyona neza. Uba ufite agahinda, ufite umubabaro kuko umubiri urimo urakubabaza. Rero iyo umubiri kubabaza biragoye yuko waba mu mwuka wahagararana n'Imana mu buryo bukwiriye cyangwa se mu murongo mwiza. Umuntu yakwibaza rero, wahagarara ahantu hamwe ukibaza ukavuga ngo se ubundi ni gute umuntu yashyira ku munzani ubuzima bw'umwuka wiwe n'ubuzima bufatika bw'ibifatika, ku buryo buri kintu cyose kijyana n'ikindi kandi ntihagire ikibangamira ikindi. Kuko ubuzima tubamo buradusaba kubaho kandi bugadusaba no kuba mu mwuka. Ibyo ni ibintu bibiri, kimwe iyo kibuze ikindi ni ukuvuga ngo ntabwo ubuzima buba buzuye. Ntabwo inyoni ishobora kugurukisha ibaba rimwe, ni ukuvuga ngo iyo igiye kugurukisha igurukisha amababa abiri. Ni ukuvuga ibaba ry'umwuka n'ibaba ry'umubiri igomba gukora n'ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi. No kugenda tugendesha amaguru abiri, ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bugizwe n'umwuka n'umubiri. Ni ukuvuga iyo mu mwuka hapfuye, Bibiliya itwita ko turi intumbi zigenda, tuba twaramaze gupfa mu isi y'umwuka. Nanone hari igihe n'umubiri nanone utariho nanone umwuka se yagaragara. Umwuka ntiyagaragara. Umwuka agaragara mu mubiri. Rero umuntu yakwibaza ngo ese birashoboka? Icyo nshaka kuvuga cya mbere ni uko bishoboka. Birashoboka ko ushobora kuba mu isi y'ibigoranye, y'ubuzima bwa buri munsi, y'ubucuruzi, yo gushugurika mu buryo butandukanye kandi ukaba no mu mwuka.
kote zombi zikaba balance birashoboka cyane. Ubuzima bwa navuga ngo burya umwanzi wa mbere w'umwuka tujya kenshi tubekera Satani, tukavuga ngo Satani umwanzi wa mbere w'umuntu ni umubiri we. Iyo ubashije kumanaginga umubiri wawe ukawureshyeshya n'umwuka n'umubiri ukaba balance, ubasha guflyinga cyangwa se ubasha kuguruka ukabagera aho ushaka cyangwa hasi Imana ikwifuza, kuko ibipande byose birakora. Ariko akenshi umubiri uratuganza cyane cyane mu isi ya business, mu isi y'imirimo, kuko tudukoresha umubiri, usanga kenshi umubiri utuganza, ugasanga igipande cy'umwuka twakiryamiye cyane. Kandi iyo uryamiye igipande cy'umwuka biroroshye cyane ko n'indi miryango y'ibyaha igenda ifunguka vuba cyane. Ifunguka vuba cyane kuko umwuka niwo udufasha kunesha umubiri. Rero iyo umwuka wamaze kuwica, wamaze kuwuryamira, ntuhereze umwanya, akenshi tuzi ko Imana tuyihereza umwanya wasagutse mu mirimo yacu, ariko ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga umwanya w'Imana ugomba kuba priority. Rero mbere y'uko wenda nkomeza, reka twifashe kino cyanditswe kiri muri Matayo 6:33, kiri muri Matayo 6:33. Bibiliya iravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo byose muzabyongererwa. Ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, nibwo byose tuzabyongererwa. Navuga ngo ngiga tugiye dufata urugero ku isi y'umubiri. Nimba umusirikare agiye muri mission ya UN, tufate urugero, nuvuga ngo igihugu kimwohereje muri UN, nuvuga ngo reka dushushanye nk'ubwami. Ubwami runaka cyangwa se igihugu runaka kimwohereje muri mission runaka. Agiye muri mission ariko afite uwamwohereje. Nuvuga ni igihugu cyamwohereje. Kuko afite yumviye mission aragiye. Nuvuga nimba agiye muri mission, ikintu cya mbere igihugu kigomba kumuha ibintu byose akeneye. Agomba kubona ibikoresho, agomba kubona imodoka y'umudeplasa, agomba kubona buri kintu cyose kijyanye na mission yoherejwemo. Rero nkaba nagaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ikintu cya mbere tugomba kumenya nuko dufite uwatwohereje mu isi muri kino kinyejana, dufite impamvu turiho. Ni ukuvuga wakagombye kwibaza, eske nakomotse, eske kuki ndiho? Nimba nimaze kumenya impamvu ndiho, naje gukora iki? Eske misiyo yanjye ni iyihe ku isi? Ningirangiza amaherezo yanjye ni ayahe? Utaribaza ibyo bibazo ngo ubanze ubone ubisubize, biragoye ko akenshi umuntu abaho ubuzima budafite vision, budafite impamvu yo kubaho. Kandi twebwe twoherejwe n'Imana mu isi, twaje kuri misiyo y'Imana, twoherejwe n'ubwami bw'Ijuru mu isi, dupresentinga hano ubwami bw'Imana, duhagarariye ubwami bw'Ijuru. Nuvuga niba duhagarariye ubwami bw'Ijuru, hari n'ibyo Imana igomba gutekinga care yacu, hari n'ibyo Imana igomba kwitaho ku buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko ikintu cya mbere, niyo mpamvu biriva ngo ubanze ushaka ubwami bw'Imana. Mu yandi magambo, ubanze wikomitinge gukorera ubwami, ubanze uharanira ikintu cya mbere ko ufite misiyo y'ubwami bw'Ijuru. Kuko turi abantu b'Imana. Imana yaraturemye, ubwo umuntu yamara gutana, Imana yongera kumucungura biciye muri Kristo Yesu, biruka kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo turi abana b'Imana ariko dufite mission. Bibiliya ivuga ngo turi abasirikare ba Yesu, turi abasirikare bari kuri mission. Kandi turi mu isi igoye y'intambara, turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi yo kurwana, turi mu isi irimo Satani, tugomba kurwana nawe umunsi ku wundi. Niyo mpamvu ikintu cya mbere umuntu agomba kubanza gushyiraho cyangwa se agomba kubanza kumenya nuko afite mission, nuko afite ubwama presenting. Uko biravuga ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose birafollowing. Mu yandi magambo, tubanze dukore submission ku Mana, twisubmitting ku Mana, tutarebye ikindi tureba. Hanyuma tumara kwisubmitting ku Mana, turamenya ngo ndimo ndakorera ubwami, icyo gihe ibindi byose biza biflowing. Rero ni ryari umuntu yita ku mubiri cyane, iby'umwuka akabyirengagiza. Ikintu cya mbere cyo ni igihe atazi impamvu yo kubaho kwe, ni igihe atabanza gushyira Imana imbere. Igihe cyose ibyo ugiye gukora bitarimo Imana, ushaka kubikora kubwaramaramuko, usharika hari business akenshi dukora cyangwa imirimo dukora,
hari imirimo dukora nakwita imirimo y'inzara, atari imirimo y'umuhamagaro, imirimo yo gushaka amaramuko, ariko akaba atari imirimo y'imihamagaro. Rero biroroshye ko umuntu yakorera inda, biroroshye ko yashaya umubiri ukagenda wese. Ikintu cyambere cyo arimo arakora umurimo wo kugira ngo abone ibyo kurya, kugira ngo abeho, ariko ntabwo arimo arakorera ubwami. Rero biroroshye iyo umuntu akorera ubwami n'ibindi byose bimusanga mu bwami, biramukurikira, n'ibindi byose birafollowinga. Ariko mu gihe umuntu akorera inda yiwe, akorera ubuzima, mbese adakorera umuhamagaro w'Imana yamuhereje gukora mu isi, usanga akora business y'inzara. Gute aho hantu ni gute umuntu akorera business, akora imirimo y'inzara? Imirimo y'inzara ni ukuvuga ni imirimo itajyanye n'umuhamagaro w'Imana iguhamagara ugakora, kugira ngo uvuga ngo ukoze ibyo ukora bitari mu muhamagaro, bitari mu muhamagaro wawe, ubwo bishatse kuvuga ngo ni imirimo y'inzara uri gukora. Nk'urugero ni kakazu byo kujyaho udashaka, abana ni nkajyaho ntakajyaho sindya, ni ntakajyaho simbaho, ukagenda wiganyira mu mandi magambo ntugakunze pe, urakajyaho kugira ngo ubone uburyo uramuka, ubone uburyo umuryango wawe ubaho. Ariko mu yandi magambo ntugakunze, ntunakishimiye, ariko urakajyaho babita nakaza gatunamweri ukakajyaho kugira ngo ubabaye ufite agahinda ukazinduka kujyaho, ariko ntukishimiye kuko si umuhamagaro wawe, si Imana yaguhamagariye, ariko uragomba kugakora kugira ngo ubeho. Ntabwo ari bibi, abatumva bataza kutwumva nabi, ntabwo ari bibi, ni byiza gukora, ariko usanga hanini side y'umwuka irapfa, uko uragenda ukagashayamo ukakirukankamo. Ariko icyo nshaka gutindamo cyane uzarebe jari umuntu ukorera inzara, biroroshye ko arya ruswa, biroroshye ko yiba Rwanda Revenue, biroroshye ko yamacenga yose abandi bakora. Nimba uri muri business ntuburi muri business ya passion, ntuburi business yo kujyana igisubizo mu bantu. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ashaka kugira ngo wenda ngo ibintu bye bibe balance, umwuka n'umubiri bikore, ni ukuvuga ngo ugomba kuba uri mu Imana gushaka. Nimba ari business ubamo, ukaba ari business y'Imana, ugakora business nk'umuntu uzajya mu ijuru, ugakora business nk'aho ucururiza Imana, kuko ukajya business yo kujyana isubizo mu bantu. Ubundi hano tuvuge sinzi nimba azi umugabo bita Ford ya mu gihe umugabo muri Amerika niwe wakoze zino yatangiye ubwoko bw'imodoka bwa Ford. Ajya gutangira gukora imodoka areba ukuntu abantu bajya muri neje, abantu bajya ku kazi basitaragoringa, barushye baremerewe, mbese ibakonje, imodoka zishobora kugenda muri neje ziri expensive cyane, zihenze. Aravuga ati ahari wakora imodoka yafasha abantu ziciriritse, zibasha gufasha abantu kugira ngo bashe kugenda muri neje, babashe kujya ku kazi bitabavunnye. Atangira gukora imodoka ziciriritse. Urumva aha igisubizo societe byagize inyungu nziza ku bantu bose, kugira inyungu nziza ku bantu, kandi nawe bimugaruka bimugirira inyungu. Ariko bwa mbere yabanje kugira umutwaro w'abantu, abanje kugira umutwaro w'uburyo abantu bababaye. Wa mutwaro umuviramo business. Mu gihe cy'imodoka zibe zarakuntu ubu ziracyariho, hahera zikorwa innovation, ariko yabaye umutunzi cyane kubera ko icyo yaraharaniraga cyane ukujyana igisubizo, mbese wari umutwaro, wari pension. Akabona abantu bajya mu kazi bafite twa tumodoka, akumva biramunejeje. Rero hano tujya muri business, na business dukora tukazikora kugira ngo tubeho, kubera ubuzima, kubera inzara, ariko atari kuvuga ngo tujyanye igisubizo muri societe. Biroroshye ko ushobora kuza hano ukareba uti ese mu Rwanda harabura iki, ukaza nk'igisubizo uzanye ushaka kugira ngo uvane abantu mu buzima runaka ubashyire mu bundi. Icyo gihe kubera ubucuruzi, kandi ukaburimo urexercise urapote ubwami bw'Imana. Utumye usutuma n'ubundi nkomeza kuri uko bushatse musubiza ikibazo naringeze, ariko no tubaza tubirisha kubaza. Hanyuma pastor gire ikintu ushaka kumenya. Icyambere hari ikintu cyambere uvuze mu kanya gize ikibazo ushaka kubaza. Uravuze uti umubiri ni umwanzi wacu. Aho gize ikibazo, ese aho nitwa ahubwo tufata umubiri tukawita umwanzi wacu, ahubwo ari twe banzi b'umubiri?
kubera ko nitwe dukontorora umubiri. None niba tuwukontorora tukabita umwanzi wacu kandi twakawukontorora ubwo si twe banzi b'umubiri ahubwo. Ikindi cya kabiri ni kuri akaba arimo kuvuga ni gute umuntu ashobora kumenya ko ibyarimo ari bo muhamagara. Imana izabiha umugisha bikamuhesha gukora afasha sosiyete y'abantu abamo nawe mukamugiraho ingaruka kandi n'ubugingo bwe bukaba butunganya Imana cyangwa se aboneka imbere y'Imana. Abantu benshi mu by'ukuri hari ijambo Yesaya yavuze, yaravuze ngo muvuge yuko abakiranutsi bazavuga neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Bivuga ngo tugomba gukora, Imana igaha umugisha imirimo y'amaboko yabo. Ariko ikibazo abantu ugasanga bibanze mu gukora, ariko ya Mana yari kubahera umugisha muri ya mirimo nta gaciro bayihaye. Hari n'igihe ashobora kuba wenda avuga ngo ni muri uwo muhamagaro arimo, ugasanga wenda nabwo wenda simbizi urabidusobanurira warakuna bavuze ngo umuntu ari muri uwo muhamagaro wenda n'Imana yamubona. Ndadusobanura ukuntu bashobora gukora akaba ari muri iyo mirimo nyine arimo arakora, wenda ari mu muhamagaro ariko Imana ikamubona agaha Imana umwanya, kuko abantu baburiye Imana umwanya. Bafite umwanya wabo, bafite umwanya w'akazi. Mu bihe byashize najyaga mbona abantu basenga cyane, abona abantu bafata ibintu byo gusenga mu nsengero bakaba barimo, mu materaniro barimo, ukabona abantu bari ijambo ry'Imana bakiyiriza ubusa iminsi myinshi bari mu rusengero, akaba wenda bava mu kazi nimugoroba bahita bajya hehe mu rusengero, bakazi kajya mu kazi nubwo bakagaruka basanga abandi mu rusengero. Ukabona abantu rwose mu by'ukuri bakunze Imana. Jewe mweretse kwibaza se abantu inyota yo gukunda Imana kandi ariyo muremyi wabo yarashize. N'utwo tubazo tubiri cyane ashaka kubaza kuri iki kintu cye, kuko si wowe wa mbere uvuze icyo kintu, njya numva n'abandi bantu bavuga. Nagiye bigira ikibazo ariko ngize amahirwe ubwo ndi kumwe n'umushumba wowe uramfasha. Ni gute dufata umubiri wacu tukawita umwanzi kandi nitwe tuwukontorora? Umuntu ukontorora wamwita umwanzi wawe kandi ari wowe umukontorora umubwira ngo ca cyangwa ubwo ushobora gutuma ari wowe uhinduka umwanzi w'uwo muntu. Wenda banze subiza icyo ngicyo Jarike. Ikimwe gishobora kuba umwanzi w'ikindi mu gihe cyarushije ikindi imbaraga. Umubiri ushobora kuba umwanzi mu gihe wishe kote y'umwuka, icyo gihe ubaye umwanzi w'umwuka. Hari n'igihe n'umwuka nawe ushobora kuba umwanzi w'umubiri. Ishobora kuba umwanzi w'umubiri kubera iki? Ndashaka kubivuga muri ubu rugero. Wenda misobanuro buriya idini cyangwa se religion hari igihe naryo riba ikiyobyabwenge kurenza kunywa drogue cyangwa se kurenza kunywa urumogi. Buriya hari abantu baza bakisha mu idini wamureba ugasanga asa n'uwanywera urumogi yarasinze. Ugasanga kote y'umwuka niyo yashyize imbere, aba mu mwuka. Ni byiza si bibi, ariko hari igihe bihinduka ikiyobyabwenge. Ugasanga ntutekereza ko uri mu mubiri, ntutekereza ko abagukikije bakeneye umusaruro ugukomokaho, famiye yawe bikeneye. Ugasanga uri kuri sayidi y'umwuka gusa. Ugasanga umuntu aba mu masengesho guhera ku wa mbere kugera ibindi minsi, ugasanga yibera mu masengesho pe. Ni byiza, ariko wareba muri kote y'ibifatika, muri kote y'umubiri, ugasanga harapfuye. Icyo gihe umwuka wabaye umwanzi w'umubiri, kuko icyo gihe washyize imbere kote y'umwuka. Kandi Imana ishyira Adamu na Eva muri Edeni yabwiye ngo muyikorere, yababwiye ngo muyirinde munayihingire. Munayihingire. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bigomba kujyana. Nubwo ndatangiye mbivuga, kote y'umwuka na kote y'umubiri bigomba kubalansinga. Kimwe iyo kishije ikindi imbaraga kiba gihindutse umwanzi wacu. Rero niyo mpamvu navuze umubiri hari gishobora kuba umwanzi, n'umwuka hari gishobora kuba umwanzi w'umubiri. Ibyo bintu bishobora iyo kimwe cyane izikindi, no kuvuga ngo kimwe cyo gihindutse umwanzi w'ikindi. Ubwo bivuga ngo warutubwiye kote yo mu mwuka umuntu ashobora kuba mu masengesho usanga yiberamo gusa, ariko umubiri ugasanga ntawitayeho. Uko Bibiliya avuga ngo kwizera utagira ibikorwa kuba gupfuye. Ni ukuvuga kwizera kugomba kujyana n'imirimo. Ni ukuvuga ngo gusenga kongeraho gukora. Simvuze ko hari Imana ihamagara full time mu murimo wayo. Iyo Imana ibagenera uburyo babaho, kandi babikora babinezerewe babyishimiye, kandi ntibanayikoze isoni. Ikibazo kirimo ni iki? Jarike, hari ibintu
hari igihe navuga ngo iyo igihe cyose dufite umutima urikennye, umutima utarimo submission yo kumvira Imana icyo gushakaho, niyo ugiye mu birimo y'Imana, hari igihe usanga ureba umuntu ukabona ko ari mu bintu by'Imana ariko mu by'ukuri abirimo kugira ngo ashake amaramuko, arimo kugira ngo ashake imibereho. Kandi Bibiliya iravuga ngo ukore umurimo w'Imana nk'utabihatwa, kandi nk'utabishakamo indamu mbi. Ugasanga n'ubirimo arimo arashaka kubishakamo indamu, buriya kugira ngo agende akore, ahubwo arimo ashaka gushaka indamu mu by'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abo bantu ugiye ubabona. Rero niyo mvuze ngo cyane cyane nshaka kwensista, hari igihe idini ritubera ikiyobyabwenge cyane. Bibiliya irimo amagambo meza, irimo ubuzima, ariko itafashijwe n'umwuka wera, ukabigendana utabashe kudekoda biciye mu mwuka wera, ni ukuvuga bigera igihe Bibiliya ikaguhindukira ikiyobyabwenge. Iyo utabashe kuyoborwa n'umwuka wera, uhishurwa n'umwuka wera, ukibwira kuri mukuri nyamara uri mu kinyoma. Ugasanga ukabona umunezero, ukabona umuntu jarike ko yarasinze, n'umusinzi ugenda kandi arasindana Bibiliya. N'abayobe bose basigaye bayobera muri Bibiliya, akafite ibyanditswe bimurengera cyane ku buryo rwose ushobora kuvuga akubwira ati handitswemo. Mvuga rero ibintu byose bigomba kuba balance. None ubwo bishatse kuvuga ngo iyo dukora imirimo isanzwe, sibyo, ngo tubeho, wenda turacuruza, dukorera leta, wenda tujya kurangura Dubai, abandi barajya kurangura mu Bushinwa n'ahandi, uri umucuruzi ufite iduka wenda quartier commercial cyangwa Matewusi n'ahandi, ufite boutique muri quartier, ibyo nabyo twabigiranya ko uri gukorera Imana. Yes, urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo umurimo wose dukora, yaba ari kuri sifeya z'ubuzima zose tubarizwaho, yaba ari muri education, entertainment, business, religion, economy, kiriya misozi yose tubarizwaho mu buzima bwa buri munsi, hariya hose ni imisozi y'Imana. Tugomba gukorera Imana hariya hose. Nimba afite boutique muri quartier, ndimo ndakorera Imana. Nimbyita ibyanjye, ni ukuvuga icyo gihe bari gushaka, bari gukorera inda. Ariko igihe business yawe uzi ko ari iy'Imana, urayikora kubw'impamvu y'Imana, ni kubw'umugambi w'Imana. None atangiye mvuga ngo ugomba kumenya mission y'uwakohereje. Cyo nicyo ushaka kumenya, bamuhamagara kumenya ngo siri ndimo n'umuhamagaro wanjye. Ukamenya ubwami ukorera ubwo aribwo, kuko twoherejwe n'ubwami bw'Ijuru mw'isi. Ni ukuvuga nimba mpagarariye ubwami bw'Ijuru, ndi ambasaderi w'Ijuru. Boutique ndimo ndicayemo, ndi ambasaderi w'Ijuru. Ngomba kuhakora nk'ukorera Imana, abangana abakira nk'ukorera Imana. Ni ukuvuga ngo nimba ndi umutaximan, natwara umuntu muri taxi, nkamenya ngo ntwaye Imana, Imana sinyibona, ariko serivisi nguhereza natwara umuntu nkamenya ko ngiye ntwaye Imana mu modoka yanjye. Siyo kumba nkorera Imana, icyo nkoze cyose, yaba ari nimba mfasha abantu gutwara imizigo, naho ntwaye umuzigo w'umuntu mutwaje, nkamenya ko ntwaje Imana, ndakorera Imana. Byose nkabihereza icyubahiro nkakigarurira Imana. Ni ukuvuga ngo ahantu hose ndi presenting ubwami bw'Imana, ni ukuvuga mba ndimo ndakorera Imana. Dutandukanye business y'inzara na business y'Imana. Aho niho ushaka y'inzara n'ukuntu ari y'Imana, gute bigaruka bimeze nka ushaka kuvuga ngo uriya mu business arimo n'iy'inzara, uriya arimo n'iy'Imana. Aho niho ushaka ko mudusobanurira. Yes, business y'inzara ni business ujya gukora natanye mbikubwira. Tukose nk'ubu jari nka Dr. Posha, sibyo, arafata ajya kurangura amaburu, akaza akayatwa tuntu twose akatunganya neza, akajya gucuruza. Sibyo, akajya gucuruza, undi akajya kwiba. Ni ukuvuga ngo iyo business tuyita y'Imana. Ni business akora y'inzara kandi imuganisha ahantu habi. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere jarike, umuntu wese udukurikiye, ni ukuvuga ngo aho uri icyo urakora wumve ko ukorera Imana. Ubanze Imana ishobora kugushyira aho ngaho muri transit, kuko Imana ituvana mu rwego tujyana mu rundi. Ariko aho uri hose, ikintu cya mbere wimika Imana imbere, umenye ngo umurimo ndimo ndakora ni uw'Imana, kuko ngewe ntabwo nizanye mu isi, naje mpagarariye ubwami bw'Ijuru, naje mpagarariye ubwami bw'Imana. Mfite uwanyohereje muri iyi si, mfite impamvu ndiho muri kino kinyejana.
kuki ntabaye mu binyejana byashize cyangwa se nkaba ndiho nona. Nimba ndiho kubw'impamvu y'Imana. Kuba ndiho kubw'impamvu y'Imana bivuze ngo ndakorera Imana. Aho ndi hose menye ngo ndimo ndakorera Imana. Ikibazo nibaga mfite mwarimu gutwereka abantu baba nibuza bari gukora imirimo sibyo, ariko nubwo bari gukora ni umurimo w'Imana koko, nkuko mutweretse yuko n'ibi bikorwa dukora bya buri munsi nabyo niza biganisha gukora Imana, ariko wabimenye ko ari ushobora kubikora atarimenye. Uretse no kuba wenda bari abacuruza nk'ayo makuru n'ibindi bintu, umuntu ushobora gukora ibintu bisanzwe ari bibi agasanga ntitaye ku muturage, niwe witayeho gusa, basanga ntabwo yitaye kuri mugenzi we, niwe ushaka kumva yabaho wenyine, kandi wenda yarari muri uwo muhamagaro wenda mu by'Imana. Zuba waracyari mu murongo cya kabiri. Hari n'igihe ashobora kuba ari gukora ibyo ari umurimo w'Imana arimo koko, ariko basanga yahaye agaciro ibyo ari gukora, wa mwanya w'Imana nawe yawubuze wundi wo gusenga, kwegerana n'Imana. Ko hari abantu twagiye tubona benshi kandi ubu turababona, usanga muri ruhande rw'umubiri koko yararwubatse neza 95 kose yararwubatse pe, ariko wareba mu ugasanga ariko kuri 5 mu gihe uri kutwereka ko bigomba kuba bibarasinga 50-50. None uyu yagejeje kuri 95 mu ruhande rw'umubiri arubaka pe, ariko mu mwuka byararanye, kandi abayireba usanga ari benshi cyane muri iki gihe. Aha, none ugasanga none hari n'abandi bake bubatse uruhande rw'umwuka barazamuka bagira hejuru rwose kuri 95, ariko mu mubiri bari kuri 5. Aba bantu ngenda shaka kubashyira muri ya kote ko bashobora kuba bari muri rwa rwego rwo kumva ko bari mu muhamagaro w'Imana, sibyo? Uyu muntu ntaba yamaze kuva mu muhamagaro w'Imana. Urakoze cyane Jarike. Mu by'ukuri ubundi beginning yose y'ibintu byose, nkuko ijambo ry'Imana avuga ngo mushaka ubwami bw'Imana mbere na gukiranuka, ibintu byose biraflow. Hari igihe umuntu icyo dusabwa cyane kubanza kwirundumurira mu Mana, tukaba kwera instruments z'Imana, tukaba ibikoresho by'Imana, bindi bigaflowing. Rero uvuga ikibazo cyiza cyane, biravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri ni naho umutima wuba. Ni ukuvuga ngo hari igihe umutima, ubutunzi bw'umuntu kwanza ubanza kwibaza ubutunzi bwanjye ni ubuhe. Amafaranga ni meza, ariko amafaranga harikizwa n'umwuka bita spiritual mammon. Umwuka wa mammon ni umwuka mubi cyane, ni umwuka kwereka ko ibyo ufite byose ukatangira kuramya amafaranga, ukumva ko ubushobozi bwa amafaranga, ukumva ko ikintu cyose wagikora biciye mu mafaranga, ukumva ko ikintu cyose gishoboka udafite amafaranga utabaho. Icyo gihe ni uvuga ngo abona umwuka wa mammon ubiri inyuma. Rero mpamvu ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri ni naho umutima we uzaba. Rero iyo amafaranga aribwo butunzi bwawe, ni naho umutima wawe uba ku ikamyo yawe, yahaguruka hano umutima wawe ugahagurukana nawe. Botike yawe cyangwa se business ukora niyo umutima wubaho, ni ikigirwamana kuri wowe, urakiramya, uragisingiza. Ariko iyo uzi neza ko ubutunzi bwawe ari Imana, ni ukuvuga ngo niho twavuze ngo ugomba kumenya ubwamukorera ubwo ari. Ni icyo gihe iyo business aba ari iyawe, aba ari ikigirwamana cyawe. Ariko mu gihe uzi ngo ndakora business y'Imana, icyo gihe bituma noneho bitagutwara n'umwanya gusa. Uvuga ngo noneho icyo gihe business aba ari worship, aba ari ukuramya Imana. Ibyo ukora byose uzuramya Imana, ubusingiza Imana. Ariko mu gihe business yawe wamaze kugira ubutunzi bwawe bwite ukayikuramo Imana, icyo gihe umwanya w'Imana urawubura, stress ziraza, imihangayiko ikaza. Ni ukuvuga ngo jari ntihandi wumva umuntu ngo business yahombye yiyahuye kubera yariye, ntabwo yariye Imana. Ubu nimba umuntu yagize gutya akagira ikibazo cyunaka cyashe, arajyana nabyo umutima wa rukundo ariyahura, cyangwa umuntu wese stress zaramwishe kubera ibyo akora n'ibye ntabwo ari iby'Imana. Ariko igihe cyose ukorera ibyo ukora byose ari wamaze kubyegurira Imana, uri umukozi w'Imana, ubuzima bwawe buhaye Imana, business yawe ari iy'Imana, icyo gihe ubu urimo urubaka ubwami bw'Imana n'umutima wawe. Imana ikubwira ngo amafaranga wungutse yakoreshe gutya, amafaranga wungutse yashore muri ibi, amafaranga yungutse yubakisha ubwami bw'Imana muri ubu buryo. Ariko mu gihe Imana itari yaba ubutunzi bwawe bw'ibanze bwa mbere, biroroshye cyane ko isi izagutwara
ugakora bizinesi ariko amaherezo yawe ari ukurangiriza gehinomu. Rero ni byiza ko turarwana n'umwanzi. Umwanzi arakwereka ati reba nugira gutya biragenda gutya, gira gutya, ca hano muri zino nzira z'amagenga, kuko bizinesi yawe ni iyawe ntabwo ari iy'Imana. Rero niyo mpamvu wabaye ikibazo cyiza, biroroshye cyane ko umuntu yagera 100% ugasanga ni umubiri ukora bizinesi iramutwaye, amafaranga aramutwaye, nta Mana iri muri we. birumvikana. Hari ijambo wavuze mu kanya kuri Adamu, n'ibyo magambo yanditse itangiriro no bari cyo mu 15. Imana yabahaye inshingano yo kurinda ingobyi, n'inshingano yo kwirinda. Nibwira ko iyo yose urumva ni imirimo ibiri Imana yabahaye, yaba ari uguhingira ingobyi nayo urumva ko nabyo ni gukorera Imana, no kurinda nabyo ni gukorera Imana. Ariko urahavuze bituma amatekereza cyane, kandi yaba n'izo ngaruka turi kugenda tubona mu itorero hirya no hino, kuko akenshi tuvuze itorero dushaka kuvuga umuntu ku giti cye. Abantu kenshi bagira ngo ni idini turimo turavuga, ubwo niyo tuvuze ngo ni ingaruka ziba ku itorero, ubwo ni ku bakristo twabonaga abakristo. Ahantu bisa n'igihe none Adamu na Eva ese ko bari bazirashingana ebyiri, uriya ntibaba barubahirije imwe, indi ntibayubahiriza, akaba mpamvu zitiza ingaruka tubona iki gihe. Kubera iki? Urumva bagomba kurinda ingobyi bakanayihinga, ariko defu ubona bakoze ubwo ngira uko mbibonye, ushobora kubona ko baba barahingiye ingobyi cyane, ntibarinda ingobyi, akaba ari mpamvu umwanzi yagize gute, yabinjiranye. Mu yandi magambo, ubundi ubwami bw'Imana bugizwe n'amahame na prinsipe. Ni prinsipe iyo udeviye gatoya urapfa. Ni nko gufata ifi ukayikura mu mazi ukayishyira ahandi hantu hatari amazi, irapfa. Rero natwe dufite ubuzima Imana yatugeneye biciye mu ijambo ry'Imana. Ndakunda kuvuga ngo ubuzima ni kataloge, Bibiliya ijambo ry'Imana ni kataloge y'ubuzima bw'umuntu. Ni ukuvuga iyo uri hanze y'ijambo ry'Imana urapfa. Igihe cyose utasabumetinze ku Mana utumviye Imana urapfa. Rero tusemproma icyaha bakoze bigeze bumvira Imana, bumviye prinsipe y'Imana yabahaye. Natwe rero ubuzima bwacu bwa buri munsi, igihe cyose tutari muri prinsipe y'ijambo ry'Imana, tutari mu ijambo ry'Imana, turapfa. Isi y'umwuka turapfa. Sinzi mbona nyumva neza cyane. Murakoze cyane pastor, ndimo ndakumva kandi birumvikana. Ubwo bishatse kumvikana yuko umuntu wese wakijijwe, ko adakijijwe wenyine wakijijwe. Sibyo ko n'ubutumwa nabwo tuba turi kuvuga nabo burabareba, ariko ushaka gukizwa. Ubwo umuntu wese ukijijwe imirimo yose akora, bivuga ko agomba kwita kuri iki kintu ko ari gukorera Imana. Yes, umuntu wese gukorera Imana bituruka kuki? Gucuruza gusa ni gucuruza, ugomba no gukorera Imana. Ubu yabihagije. En fait, twatangiye tubivuga, icyo ukora cyose, nimba iyo twakiriye Yesu Kristo bavuga ngo umbere umwami n'umucunguzi, sibyo? Ni ukuvuga ngo Yesu, mbese tugomba gukorera Yesu, tugomba gukorera Imana, kuko Yesu ni umwami wacu. Nimba dutanze umutima wacu n'ubwenge bwacu tukabyegurira Imana, nyumva n'ibyo tugiye gukora ni ibya Yesu. Ni tomate ngiye gucuruza hariya ndazicuruza mu izina rya Yesu. Ibyo ntuzi nanjye ubwami wawe. Ni ukuvuga ngo ibyacu byose bigomba kuba iby'Imana. Ni ukuvuga aho ndiho ndakora hose ngomba kumenya ko nkorera Imana. Nakiriye Yesu mbaye icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo ntangira urugendo rwo gukorera Imana, kuko ntabwo ngira uwanjye ngo nigenge. Ibyanjye byose, ibyo nkora byose ni iby'umwami wanjye, kuko njyewe ubwanjye naramwiyeguriye, naramwihaye. Ntabwo bivuze ngo nimba nihegurira Imana nicare nkorobaza amaboko ntegereze kuzasoza urugendo. Ngomba gukora, kuko amakamba yanjye nzayakura muri zira nyanya ncuruza, nzakura muri ya botike, sibyo? Uburyo ndimo ndakorera Imana. Ikindi kintu cyo kidusobanura
ubwo bishatse kuvuga ngo noneho rero niba ncuruza, niba ndi uranguza abantu, mbega imirimo yose nkora nabyo biri mu byo nzahemberwa muri ya makamba azambikwa abana b'Imana itorero rivuye mu isi. Murakoze cyane Jari. Tuzabigororerwa kuko ikintu cyose dukorera muri iyi si tuzakigororerwa. Ikibazo ni umutima twabikoranye, ikibazo turabikorera nde? Ikintu nicyo kumba kwibaza, ese ndimo ndabikorera ngewe cyangwa ndabikorera Imana? Niba umuntu aza kurangura iwanjye ararangura mu izina ryanjye, araza mbimuhaye mu izina ryanjye, ese inyungu ivamo nyikoresha hehe? Iki nicyo ngomba kwibaza kuko Jari, nimba ufite amafaranga runaka, ufite business runaka, iyo ari y'Imana, iyo wungutse ugomba kubaho n'umuryango wawe, kuko Imana izaguhembera uburyo witaye ku mugore wawe, uburyo witaye ku bana bawe, Imana izabiguhembera kuko ni ministeri yanjye, ni itorero rya mbere urugo rwawe. Ni ukuvuga nabyo Imana izabikugororera uburyo wabitaye. Nutabitaho ntabwo Imana izabikugororera. Abakugana uburyo bitaho, uburyo bahereza serivisi, Imana izabiguhembera. Ni mu ngororano tuzahabwa. Aho nari mubaza ni ese izi business dukora niba ari gukorera Imana byuzura gute kuba bigeze ku rwego rwo gukorera Imana? Niyo ngo ni ibyo ufite ugomba kumenya ko atari ibyawe ukabifashamo n'abandi bantu. Iyo uri kuri, hari icyo bita kuri market place, ahantu ducururiza. Umwanya wo gucuruza rero ni ukuvuga ngo ntabwo ari umwanya twambura Imana, ni ahantu dushaka inyungu ariko mu izina ry'Imana, kuko ni ibintu byuzuzanya. Ya nyungu rero iyo tuyibonye tujya kuyikoresha hehe? Hari ugushyigikira umurimo w'Imana, hari ugushyigikira imiryango yacu ikabaho, hari ugushyigikira abakozi Imana mu buryo bumwe n'ubundi bitewe n'uko Umwuka Wera agenda kuyobora. Ariko nimba tugiye kuri market place, ni ukumakinga profit, ni ugushakisha mbese gushaka inyungu, ariko turayishaka mu izina ryanjye, mu izina ry'Imana, kuko present igwamo ry'Imana. Icyo ni ikintu gikomeye. Ntabwo abantu benshi ikintu bakizi, ntabwo bakizi ko imirimo tubamo dukora ari ugukorera Imana kandi tuzabibigura, kugira ngo nyine ugushaka gutunga umubiri gusa bikazarangira hano mu isi, kumbi na nyuma yaha hari ingorane tuzabiherwa cyane. Bibiliya iravuga ngo isi n'ijuru bikiriho, iba n'isarura bizahoraho. Ikintu cyose ubiba uri mu isi uzagisarura, kibe kibi kibe cyiza uzagisarura. Nimba ncuruza neza kubw'impamvu z'Imana, Imana izangororera. Nimba ncuruza nabi, nshaka indamu, umutima wanjye waramaze kuzura spiritual mamoni, icyo gihe hari ingororano zabyo. Icyiza cyose dukora tuzakigororera. Iyo niyo principe, gucuruza neza. Wari wajya nko muri biro ukabona umuntu akwakiriye n'agasuzuguro kenshi, ntanakwitayeho, banyakira nabi. Kandi n'icyambabaje, uwanyakiriye ni n'umudiyakoni. Urumva? Nari ngiye kumusaba serivisi ariko akora mu murenge, anyakira nabi, ambwira ibintu nabi, ariko ntaramenya ko ari umudiyakoni. Nyuma naje kumubona ahantu mu rusengero, nagiyeyo ariko diyakoni. Uburyo nabitekereje umwanya munini ndabona ko ngo pastor bakorana nabo bazi ubugome bwe, nabitinzeho cyane. Gusa uyu muntu azi ibyo arimo n'ukuntu, kandi si njye nyine ko nabonye abantu bose ubona ataritayeho, ubona bari uko ashaka. Numvise nimbabaje, bivuga ngo hariya naho ari guha serivisi abantu akayibaha neza, nabwo ari gukorera Imana. Arimo arakorera Imana, Imana izabimuhembera, kuko ntago ukorera Imana ari uhagarara ku gatuti ngo avuge gusa, arababwiriza. Kuko serivisi uhereza umuntu akaruhuka, akakubonamo umugisha, akabonamo igisubizo, ni ukuvuga ngo muri make uba ufashije Imana, uba ukoreye Imana. Niyo mpamvu Yesu ngo azatubaza ngo cyagiye wajyaga gusura imbohe, cyagiye waza kunsura, waje kunsura ndi imbohe, waje kundeba mu bitaro. Biriya byose ni imirimo tuzahembera. Rero icyo ukora cyose, uburyo gukoresha wa mutungo bwa butunzi n'ubashakisha. Yes, uburyo uza akwakira ukambonamo serivisi nziza, ndimo ndakorera Imana, Imana izabihembera.
ninkwakira nabi nabwo hari ibihembo byabyo icyo urura gisamba sinzi mashuri ikibazo cyawe neza ntekereza amagambo Pawulo yandikiye Abakolosayi kuva ari chapter 16 isi yatekereza kuri icyo kintu uvuze ko ibi bintu dukora tuzabihemba numva na karindwi yaravuze ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose mwigishanye ubwora muri za ndirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmbirira Imana ishimwe umutima yanyu no umurongo wa 12 yaravuze ngo kandi icyo muzakora cyose n'icyo muzavuga byose mujye mubikora mu izina ry'Umwami Yesu mushima Imana Data twese. Amen. Uvuze ko kumita numva ko icyo bintu birasa icyo muzakora cyose n'ibyo muzavuga byose mujye mubivuga kandi mubikore mu izina ry'Umwami Yesu kandi mwongeraho no mushimira Imana Data twese. Ahangaha bisemura n'igisubizo ku kibazo ndimo ndakubaza birumvikana ko imirimo dukora ubuzima bwacu bwa buri munsi nabyo nitubikora neza tuzabwenge ibyo dukora byose ibyo turi kwaba turi ntago turabacu turabima to presenting ubwami bw'Ijuru to presenting the kingdom. Yes pastor murakoze cyane buriya se kugira ngo tugere ku musozo nifuzaga ko hari wenda inama wagira abantu kuko urumva Imana ishaka ko tumarasi kuko Adamu na Eva yababwiye ngo mwihingire kandi mwagire gute munayirinde. Uzasanga hari abantu benshi rwose muri iyi minsi kubona ikintu bita kwirinda kuko iriya ngobyi yashushanyaga Agakiza. Yego Agakiza twahawe iriya ngobyi Adamu na Eva babayemo yashushanyaga n'ingobyi y'Agakiza turimo. Uzasanga hari abantu benshi muri iyi minsi rwose barimo kuyihingira bahingira ku Gakiza nk'uko bivuze akaba yarahamagawe akaba ari gukora iyo mirimo rwose kandi mu by'ukuri akayikora neza ariko kurinda yangu akaba byaramunaniye. Wenda jarike mbere wenda yuko wenda nasubiza n'icyo wenda se nk'ugihuza na kino mbanze wenda mbwira abantu ko badukurikiye gukira mu bushake bw'Imana. Imana ntabwo yaremye umuntu ngo akene icyo ngicyo cyo navuga ngo ubukene ntabwo ari umwuka uva ku Mana. Ubukene ni umwuka w'umwijima umwuka wa Satani. Rero navuga ngo ubukire ni umwuka n'ubukene ni umwuka. Iyo tubona Abraham Imana yamuhaye umugisha yari umugabo wahawe umugisha n'Imana. Niyo Bibiliya idushushanyiriza ijuru uko rimeze ni ijuru ririmo nta bukene buriyo ntabwo kabisa. Nuvuga ngo Imana iba muri zahabu iba muri diyama iba ahantu h'igiciro mbese h'agaciro. Biroroshye n'ujya kubona umusazi kubera buriya Satani n'umwanda n'icyaha. Iyo umuntu afashwe n'abadayimoni uzanaruhukira ni mu mwanda. Bazwa n'ubasazi bose uzabona bari mu yarara mu myanda batoragura amashashi. Niyo hari umuntu ureba gutya ugahita umubona yuko ari poside n'abadayimoni ugahita ubona hari ubwiza bw'Imana adafite bitewe ko ari poside ko Satani ni umwanda. Rero Imana ni prestige, Imana ni igiciro. Rero n'abakozi b'Imana bakorera Imana hari ikintu abantu bafite mentalite yo kumva ngo umuntu ukorera Imana agomba kubaho nabi ari umukene agomba kuba ari umukene. Iyo nguwo ni umwuka wa Satani. Umuntu ukorera Imana agomba kubaho neza agasa neza famille ikabaho neza. Si icyaha ku mukozi w'Imana agendera mu modoka ihenze, si icyaha ku mukozi w'Imana yatunga indege. Iyo myumvire ntabwo ariyo kuko n'Imana ntabwo ari inkene n'abagihamagaraga yarabatungishaga ikabasezeranya umugisha kandi ikawubaha. Rero two kugendera mu ivugabutumwa ripfuye rya kera missionnaire kubera kukoloniza abantu bazana ubutumwa tugira ngo ubutunzi bwanyu buri mu ijuru. Ariko no kwisi Imana aho yaduhamagariye kuri tere turiho tugomba guhagarara ubwami bw'Imana turi abantu buzuye mu mwuka no mu mubiri. Yesu wari ijambo yavuze yaravuze ngo mukiri hano mu isi zaba ibibiru ishurija kuko Yesu azi ko nta muntu tugomba kubaho neza. Ikibazo rero hari abantu bazi ngo umukozi w'Imana agomba kubaho adasa neza bakubona nyine wakiza ati uriya wapi ntago gihagaze neza. Ubwo no ubuyobe twabyita ubuyobe
ikintu cya mbere cyo hari igihe pe Imana buri gatuzi, hari igihe gufungura umuryango runaka ukagutwara umutima ukagenda wese, iby'Imana ugasa nkaho utagifitiye umwanya twaje tuvuga. Ariko nk'ubwo warumbuye ngo wenda dukonkiriba ngira inama ntanga, ikintu cya mbere nabwira abantu biraba ngo mushaka ubwa bw'Imana gukiranuka, ibindi byose muzabyongera. Ni ukuvuga mbere na mbere Imana, mbere na mbere Imana, wirunubune mu Mana, icyo cya mbere. Mvuga ngo ibindi byose bizadukurikira. Ikindi nagira inama ni ukuvuga ngo nta gutekereza ubuzima buri chip, tekereza ibyavuze ko n'Imana iragutse. Imana yabwiye Aburahamu ngo itegereza aho ubasha kureba ndahagwa. Ni ukuvuga mu yandi magambo, banza gira ibyo wakira mu mutima wawe, ubyizere ko bishoboka, ugendane nabyo, wumve ko ubuzima urimo bwahinduka ukagera urwego runaka ugeraho. Icyo gihe Imana nibiguhereza ntabwo bizagusindisha, uzabikoresha mu mugambi bw'Imana. Ariko Imana ishobora guturaho ibintu utarabanje kubyizera, ubanje ubivive ubigendere. Nk'umuntu aragutunguye aguha miliyoni 2 z'idolari, hari ibintu bihita bihinduka muri wowe. Igihe ya mafaranga utabashe kuyatsinda mu mutima wawe, gutsinda amafaranga ni iki? Nuko atakira ikigirwamana kuri wowe, nuko Imana ari bwo butunzi bwawe. Icyo gihe watsinze ya spiritual ya mamoni, wa mwuka wa mamoni wawe utsinze. Ariko mu gihe utaratsinda cya gihanda cya mamoni, ndakubwiza ukora umukozi Imana twasenganaga yabonye udufaranga duke nk'ibihumbi, tugiye twari mu butayu tumeze nabi dushakisha Imana, dufite inyota, aza kugirwa umugisha, sinzi umuntu amahe mu 20. Titi imagine ko yahise ajya kunywa primus kandi yari mutumishi. Urumva kubera iki? Umutima mbese aracyafite isi, siracyambura. Umvede ni ukubanza tukiha Imana, tugapfa ubwana uburyo isa nk'ituvuye. Ubwo n'Imana iguha umugisha ntabwo uzakuyobora, umutima uzaguma ku Mana. Ibyo iguhaye ubikoreshe wubaka ubwami bw'Imana. Hari agafilime nabonye, ni nyirabona nakaba Nigeria, umwami yibuka umuntu babanye kera, ashaka kumenya amakuru ye, asanga ari no mu buzima bubi. Aramuhamagara, amuhereza igikapu kinini cyuzuye amadolari, ambwira ati nagutekereje, ndi impano ngende ijye kubaho n'umuryango. Umugabo yakubise amaso, yahise arwara nk'ihungabana, ayafata ntiyanasezeye, umwami aragenda. Ageze iwe akajya arayicayeho, arayaryamyeho, none wamutesha uburyo. Bese umutima uragenda, ntiyabwira umugore, ntiyabwira abana, ubu ati dore umuntu yasaranye igikapu cy'amafaranga. Mu yandi magambo, muri we nigeze atekereza ko yatunga amafaranga, ntiyigeze yiyumvisha yuko ashobora kubaho afite amafaranga. Biza kurangira abonye agiye gupfa, afata rwa rukapa arasubiza umwami, singiye gupfa. Kuko muri we nigeze adreaminga, nigeze arota. Muri we yigeze ibintu byakira ashobora gutunga amafaranga menshi. Rero igihe cyose ikintu kikwikubise utabanje kukiviva, utabanje kugitunga muri wowe mu mutima wawe, kiragusindisha, gihinduka ikigirwamana. Niyo mpamvu Imana abwiye Aburahamu ngo banza witegereze, ubanze urebe, ubanze ugira ibyo wakira, ubanze ugira ibyo wizera, ubashe kubigenderamo. Imana irabiguha. Yes. Murakoze cyane. Nari kuvuga wenda ngo mu gusoza, urumva uwo mwuka naho wari usanzwe uri mu bantu cyane, ariko muzi cyane mu gihe byashize, sinzi uyu munsi ari abakiwufite. Ego byashize ari ukuntu twajyaga tubona umuntu yambaye neza, yabyibushye, atangiye ubona mbega atangiye guhenda no mu ruhande rw'umuntu karenze, batira yaragoye, nta mavuta bifite, byararangiye, ubona yarabyibushye, nta gisenga, nta kiriza ubusa. Ugasanga umwuka dufite ni umwuka kuva ko umuntu wese umwana n'Imana tugomba kubona ananutse kandi adasa neza cyane, ari umuntu mbega umeze ukuntu bati uriya mu mavuta ari mu mwuka. Uyu mwuka sinzi niba bakifite, kandi abantu babagiriye inama. Navuga ko atari byo, ni ubuyobe, kuko umuntu w'Imana ko twavuze tubivuga agomba gusa neza, agomba kumera neza. Rero kubona umuntu yabyibushye ngo yaguye, ibyo ntabwo ari byo pe, ntabwo ari byo, ahubwo usejari nk'uwagufata n'urugero,
waye akagira mbese akagira impano agweza ubuzima bwe bugahinduka jari urumva gukorera Imana birakugora hari aho uratega ugira gute ariko nk'Imana ikugiriye umugisha ikaguhereza ikaguha verity wagwa ukagenda kubwiriza ubutumwa ahubwo cyaba ari cyo gihe n'amavuta ukorera mu birahinduka. Ikibazo aha naho twagaruka gatoya hari abandi rero no mwuka babayemo ngo nkuko tuvuze ngo amavuta araza batava to ni amavuta y'imodoka ni umwuka w'imodoka ntabwo ari umwuka w'Imana ku buryo tabaturi yasigaye hejuru umwuka w'iriya modoka agendamo ntabwo urara umwuka wera abantu urumva nk'iri jambo tuvuze ngo amavuta ngahita aba menshi hari abantu benshi ibyo batabyemera nose ariko nkubaze wowe urabyemera? ndabyemera. Icyo nemera cyo sibyo uko ubundi ntubona ngira ngo urabona avoka muri system yayo kugira ngo ikwire isi mbese kugira ngo ibashe gukwira isi yose hari amavuta yisiga inyuma kugira ngo nimba ningura avoka nyirye ninangika kibuto cyishugu yongera imbere kandi imbere nyinshi cyane undi yayikonse muri hehe uri hehe avoka nuko yagiye ifata isi kuko hari envelope hari ikintu yambara ya mavuta yakava y'amavuta ukayirya ukajugunya ikibuto kandi iriya niyo avoka nyirizina kamera nyinshi rero navuga ngo hari umwambaro twambara ni urugero nguhaye hari ahantu udashobora kujya kubwiriza bakumva bakabasa yize hehe background niye niki byonyine bakumva uri dogiteri wize ibi n'ibi imitima ikakwakira kuko hari amavuta wisize y'isi kuko isi iratujajinga bitewe n'abo turi bo nuramuka uhagurutse hano bakabona umukozi w'Imana afite uburyo ajemo hari uburyo mbese ahagaze mu buryo bufatika bw'umubiri imitima irakira cyane kuko abavuga ijambo aviva abamo abavuga Imana y'imbaraga y'ubushobozi ibasha kuprovidinga muri byose icyo gihe nawe confidence zawe uvugiramo Imana zirahinduka kuko ubuhamya Imana y'imirimo uzi ubona zirahinduka kuko ufite andi mavuta hari indi envelope witwikiriye ibasha kugutambutsa muri bantu n'aya mitima ikakwakira sinjye kintu mu cyumba neza kirumvikana yes niyo mpamvu isi rero turimo hari amavuta tugomba hari umwambaro tugomba kwitwikira kugira ngo isi twakire tuvuge Yesu wapfuye akazuka murakoze cyane pastor tugera ku musozo nibwira ko inama abantu bazumvishe ariko ikiganiro twatuma gukora ikiganiro cyitwa kumenya nibi rero turabashimiye ku bw'ubutumwa bwiza mutugejeho muri kiganiro dufite ngo insanganyamatsiko ivuga ngo ubutumwa Kristo kubaho akura kandi akabona n'Imana umwanya ikindi ese ko hari abantu benshi bajya bavuga ngo umuntu wakize ntabwo abahagaze mu gakiza gute uwo ni umwuka wakunze kuba mu bantu cyane hakaba n'abandi bumva ko hari kuba umukristo ari kuba umukene aribwo bamubona ko hari n'abajya bitwaza ngo nabwo uboneka imbere y'Imana ariko uriya maganya nayo ni ikintu gikomeye uriya hari ijambo Yesu yize avuga rikomeye ari kwerekana ibigusha abantu yavuze ibintu bibiri yavuze ibihendo by'isi n'amaganya y'isi inama mutugiriye ni inama y'uko biriya by'isi tugiyemo tugomba kubanza imitima ikaba mu bwami hanyuma tukabasha kuba muri biriya bintu neza tukabona n'Imana umwana ikindi ku bantu bavuga ngo umuntu kuba ayubaha Imana kigo cyane kuba ari umukene nabwo yamaganye yatumukizwa amaganye ni ikintu gikomeye gusa naba naburaye kuba balance kuba ari balance urumva sinaburara ngo ndemeze neza ikindi sinajya kuvuga ubutumwa ngo nze ntaye mu rugo nta kintu gihari ubu ndebana n'umugore wanjye n'abana neza ikindi ari amavuta twari tuvuzeho yuko ushobora kugira bya bintu n'iyo verity nkabona nagenda nkagira andi mavuta hari ukuntu n'ubundi umuntu asenga atsikaniwe n'ubukene n'ibigeragezo ugasanga nayo amasengesho asenga nta mavuta ari kuvamo n'ubundi bantu ngo bakunagara imbere yabo ari gusanga amavuta ntayo rwose ibyo njye ndabizi nanabibaye mu gihe kinini cyane ugasanga ndasenga ariko
wumva muri njye nta mavuta yo kuba, wumva aramarwa n'iki na byageragezo, ndamara gusenga ngatekereza sinzabaho ni ubuzima buzagenda gute, gatuma n'ibyo nasenzemo ikumva amavuta twakamutse. Rero murakoze cyane, Imana ibahe ndibwira ko abari badukurikiranye hari icyo mubishemo, mwadufasha kugira ngo wenda musabe umugisha abantu, kandi Imana idushoboze kubanza gushaka ubwami bwayo no gukiranuka, bizatuma n'ibindi dukora muri iyo mirimo yose nabyo tubihaye Imana, kandi tuzajya mu makamba. Soza ni Jarike, twashima Imana, ariko nsoza njya mbabwire ngo umwanya w'Imana ntabwo ari umwanya usagutse ku mirimo yacu, ahubwo umwanya w'Imana ugomba kuba priorite mu byo dukora byose. No kuba umwanya wo gusabana n'Imana, umwanya wo gusenga. Tubona Daniel nk'umuntu wari ufite imirimo myinshi yakoraga, kandi ari umuyobozi, kandi akorera mu gice cy'abarozi n'iki, ariko Daniel yagiraga umwanya w'Imana ibihe byose. Rero natwe mu byo dukora byose ntabwo umwanya w'Imana ari uwo ntabwo dusagurira duha umwanya w'ibisigazwa Imana, ahubwo umwanya w'Imana ugomba kuba priorite mu byo dukora byose. Nimba ndi umucuruzi ngomba kugira umwanya w'Imana wo gusenga, wo gusoma ijambo ry'Imana, yango umwuka wanjye n'umubiri we balance. Rero ntabwo tugomba kuvuga ngo Imana ndaza kuba nsenga nabonye umwanya. Oya, ugomba guha umwanya wawe Imana ukwiriye, apana ibisigazwa by'umwanya wawe wamaze gukora ibindi. Reka dusenge dushima Imana. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka na Yakobo, uwera wa Isiraheli, ushimwe kandi uhimbazwe nyakubaha Imana. Tugushyize hejuru ko ari we wadushyize mu isi, uturemera imirimo myiza muri Yesu Kristo, kugira ngo Mwami dukore ubushake bwawe. Urakoze bwari wese dukurikiye, wera wa Isiraheli, tumusabiye ubuntu bwawe Data bwo kumushoboza, ni wowe turonyesha ubutunzi bwose. Reka udukurikiye wese Mwami, umwuka w'amamono kutwe hasi muri we, Mana ubwami bwawe bwubakike muri we, umutima w'igarurire mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo akora byose Mwami biguheje icyubahiro, ibyo akora byose Mwami bizamubera amakamba azambara mu izina rya Yesu. Mana tusabye umugisha kwa buri wese dukurikiye, mugire neza, ubuntu bwawe buganze kuri we Data mu izina rya Yesu. Umwuka wawe wera abahishurire byinshi. Urakoze nyakubaha Imana, reka ishimwe n'ikuzo bigarukire mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shumba murakoze cyane, Asante sana. Turabashimiye mwebwe abantu badukurikiranye. Ikiganiro nakagaruka cyane, ikiganiro menyanyiri. Hanyuma turagusaba gukora subscribe wowe wawe tukurikije bwa mbere, kugira ngo ukomeze ubone ubutumwa. Ikindi uko wabufasha gusharinga ubutumwa ku bantu benshi, kugira ngo babashe barasiga ibintu ko ari ibintu, tubashe gutunga ubwami bw'Imana, kandi tutumwe n'iby'isi tuzabihere kuri ngo Imana ibahe umugisha. Shalom.